undi muntu amenya ukuri ku bya Yannick. Murabona Dave arahingutse ahita amenya ukuri. Ese uku kuri bari kugenda bamenya ntago gushora kugira ingaruka kuri Yannick. Yannick ashaka ko batamenya yuko hari, ariko benshi bari kujya bagenda bamenya yuko Yannick hari, bamenya amakuru. Mwarabibonye Nyiramazu yamenye yuko Yannick hari, Dave murabibonye nawe yinjiye anamenye yuko Yannick hari. Ese uko Yannick yavuze ko ashaka kwihisha ntibazamenye ko hari, ntibishobora kurangira n'ubundi abantu bose bamenye yuko hari. Nanone kandi mwabibonye yuko ubukene kwa papa Yannick bushobora kuba bugiye kubataka, ibintu bikagenda nabi. Mana ubafashe wenda ubu bukene bubarinde, kuko ni ubageraho ibintu bizahita bihindura isura. Reka tuzarebe tubikurikire, tuzarebe ukuntu bizaba bimeze hano kwa papa Yannick, kuko n'ubundi urabona yuko ubukene buri kubagera amajanja kabisa. Nana yahangayitse. Ese murabona Yannick azamubabarira? Mu by'ukuri murabona Nana ikintu cyamuhangayikishije cyonyine ni uko yarabwiye nabi Yannick, akavuga ati n'ubundi Bobo byanze bikunze niyumva ko nasuzuguye mama we nkanasuzugura mukuru we, noneho by'umwihariko Bobo ntabwo azakomeza kunkunda. Ese murabona n'ubundi atari ko bizamirara, cyangwa Yannick azababarira Nana? Ese Nana ntiyakatse imbabazi Yannick mbere yuko Bobo abimenya? Reka dutegereze tuzarebe wagwana. Reka nkusuze mwe nikazo ukunda The Manifest TV, nkusaba gukora subscribe ni mutari wayikora, share, like, comment kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Undi muntu amenye yuko Yannick yabonetse. Babigize ibanga, babigira ibanga. Murabizi muri company nta muntu n'umwe ubizi, ndetse na CEO wa company, ubwo ndavuga Bobo, nawe ntabyo azi. Ariko kuri ubu ngubu Dave arabimenye. Dave amenye yuko Yannick yaje. Ese niba Dave abimenye mbere yuko bari bose babimenya? Gusa twarabibonye umuntu bizi wenyine ni Yves, ariko na Dave agiye mu mubare w'abantu bazi yuko Yannick yabonetse. Bya bindi twavuze ati kwa Jojo, bya bindi twavuze ngo Jojo agenda abibwira buri umwe. Nk'ubu babivuze Dave yumva, birangiye na Dave amenye yuko Yannick yaje. Ese Dave arabyakira te? Dave aho narahita atekereza yuko n'undi agiye guhita asubira mu kazi. Dave arahita bitekereza ati, arahita atekereza yuko byanze bikunze agiye gusubira mu kazi, akazi kabonetse. Muri make kuri Dave akazi karabonetse, bitewe nuko urabona yuko Yannick yaraje amenya amakuru. Dave agiye kwagitinga te? Dave agiye kwitwara te mu kazi? Dave agiye kufightinga se yongera abona akazi nibura Yannick azasange Dave akora? Urumva nyine ni ikintu kimwe Dave amenye, na amakuru mashya amenye, ni inkuru nziza Dave amenye mu buzima bwe, irahita ituma yongera yisubiza icyizere, igatuma yongera gutekereza yuko n'undi akazi ke agiye kukabona. Ni imwe muri achievement kuri Dave igiye kumufasha kugira ngo nawe atekereze ko kakazi ke yabuze, kakazi harana igihe kirekire akakabura, agiye kongera kakabona. Reka dutegereze tuze kureba mu gice gikurikiye uburyo Dave araba ameze, ubwo ndavuga emotion araba afite mu gice gikurikiye. Ese Dave noneho narabyishimira cyangwa arabyakira nabi? Ariko ku ruhande rwanjye mbona Dave ari bubyishimire cyane. Nyiranzayino na Scott ibyabo birarangiye, murabona yuko babirukanye. Ese ababyeyi nta kintu bakora kugira ngo we kutirukana Nyiranzayino na Scott? Murabona yuko byanze bikunze Scott na Nyiranzayino nabo ni bamwe mu bantu bagize icyo babafasha. Murabona yuko Nyiranzayino hari ubufasha agiye abaha bwinshi, ndetse na Scott n'umwana mu rugo. Ese ntabwo utekereza yuko Scott bashobora kumwirukana bamubabaje, agasiga avuze n'ukuri avuga yuko ari n'umwana waho, cyangwa se agahita yaka papa Natasha ati mpereza nk'umubyeyi wanjye ibiri bununke, urabizi uri papa, agahita bimushinza ku karubanda, ndetse na mama Natasha hari. Ibi bintu murabona biri bugende bite kuri Scott na Nyiranzayino? Ese baremera bagende nta kintu bavuze, bavuga ati turagiye? Ese mama Natasha aremera kurekura Nyiranzayino no kuntu yavuze yuko amukunda, ikindi yamuhaye promesse ko ari nk'umwana we? Mubona yuko ibikozwe byose mama Natasha abagaragaza yuko akunda Nyiranzayino, ikindi yamufashe nk'umwana mu rugo. Ese arabirukana basigare mu rugo bonyine, nta muntu babana, nta mwana uhari, nta kigihari? Ariko njewe ku ruhande rwanjye, kuri point of view yanjye, urukundo rwa Scott ndetse na Nyiranzayino narushyigikira, ari ngewe narushyigikira rukazamuka, kuko ni bamwe mu bantu nyine ubona bakundanye unconditional love, urukundo rutagira umupaka, rwa rukundo utamenya ngo rwavuye ahangaha. Njewe n'urukundo rwabo nyine narushyigikira, nkazareba uko bizagenda pe, ntabwo numva urukundo rwabo narusenya. Yannick ameze neza, Yannick mu byishimo bikabije, bitewe nuko umukunzi we yaraje, umukunzi we bari kumwe kuri ubu ngubu,
ni ikintu cyiza cyane kuri Yannick kuba afite umukunzi we. Urabona ko ibyishimo bisigaye byaramurenze yirirwana nabyo, ariko ikindi ngo nashaka kwigaragaza, kandi bamwe bari kumubona rwihishwa, bamwe bari kumenya yuko Yannick hari kandi we ngo ntashaka kwigaragaza. Ibi bintu ntashobora kuba ari kubikora ariko bikazarangira agaragaye. Mwabonye yuko mama Yannick yaje muri kampani bakoze inama bamukurira inzira ku murima. Kuba bamukurira inzira ku murima bigiye gukemura iki? Ese ntabwo n'undi bizarangira agarutse muri kampani? Ese baraza bakundira kutagaruka muri kampani? Ni imwe mu byo tugiye gutegereza tukazareba, ariko byanze bikunze hano hari kuntu yuko byanze bikunze Yannick agiye kuza. Niyo mpamvu ruzo ariko yavugisha ukuri, gusa ntabyo bazi, ariko ni kwa kundi hano kuruntu uti byanze bikunze yaje, Yannick yaje. Gusa even niwe uzi ukuri muri bariya bose. Wabonye yuko n'ubundi byanze bikunze Nana yakomeje agira ubwo avuga ati byanze bikunze umugabo ndamubuze, biranze kumubona biragoye, ntabwo nzamubona. Ese urukundo rwabo murabona hari aho ruzagera? Murabona uru rukundo rwabo ruzagera igihe rugashyigikirwa cyangwa bizakomeza kuriya? Kwa papa Yannick naho mwabibonye ibyo twavugaga, ikintu cyitwa ubukene byanze bikunze amaherezo nabo bushobora kuza kubataka, kubera yuko urabona yuko papa Yannick ziriya miliyoni yahombye, bari no kuvuga yuko ziriya nzu niyo bazigurisha batazikuramo. Ese murabona buno bukene bwateye papa Natasha budashobora kuba aribwo bugiye gutera papa Yannick, bikarangira buri kimwe cyose bakibuze. Reka dutegereze turebe ukuntu bizagenda, dutegereze turebe wenda ingaruka bizabagiraho, uko ikiza wenda nuko Yannick kuri konti y'amafaranga yajyagaho wenda ho nta kibazo gihari, wenda Yannick ntabwo kampani ishobora guhita isubira inyuma cyane, kuko iyaba batayashyira kuri konti ya Yannick twari kugira impungenge amafaranga Yannick yose leta bayakoresha azaze noneho asanga ubukene bumeze nabi. Reka tubitegereze rero turebe ukuntu bizagenda, dutegereze turebe ukuntu bizaba bimeze, turebe mu gice gikurikira uko bizaba bimeze. Reka nkushimire nkwe n'ikaze ukunda The Manifest TV, nkurakira kora subscribe muri mutari wayikora, share, like, comment kugira ngo ibintu byacu bikomeze bigende neza. General GMMG Justin Mind ndabakunda cyane.